Christophe Okelo, umugabo wo muri Uganda ariko ufite n'ubwenegihugu bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo w'imyaka 47 y'amavuko usanzwe uba muri Uganda, akaba yaraketsweho icyaha cyo kwica abana 4 abasanze mu ishuri ry'incuke aho bigaga mu gihugu cya Uganda. Nyuma ubushinjacyaha bukuru bwo mu gihugu cya Uganda bukaza gushinja icyaha Christophe cyo kwica abana bagera kuri 4 akoresheje icyuma yari yinjiranye mu ishuri aho bigaga, ndetse nyuma bikaza kumuviramo guhabwa igihano cy'urupfu nyuma yo kuza guhamwa n'iki cyaha cy'ubwicanyi ndengakamere cyo kwica abana bagera kuri 4 kandi ku bushake. Iki gihano cy'urupfu Christophe Okelo yagihawe nyuma y'uko amaze kuva imbere y'ubushinjacyaha bukaza kumushinja kwica abana bagera kuri 4 ku bushake akoresheje kimwe mu byuma yari yinjiranye mu ishuri ry'aba bana bigaho, ubwo yaje kubeshya abarezi b'iri shuri ko afite umwana agomba kuzazana kwandikisha muri iki kigo kugira ngo abashe kuhiga. Umurezi umwe akaza kumwemerera amubwira ko azazana umwana. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo Christophe Okelo abashe kwisanga ari gukata amajosi abana bagera kuri 4 bigaga mu ishuri ry'icuke rya Early Childhood Development Program Center riherereye mu gihugu cya Uganda? Ese ubundi Christophe Okelo kugira ngo abashe gukora ubugizi bwa nabi nk'ubu yabitewe n'iki, yatumwe nande? Imbere y'ubutabera se ko Christophe Okelo yatangaje ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, byaba ari byo? Reka byose tubirebere hamwe muri iyi nkuru twabateguriye kuri uyu mugabo Christophe Okelo, umwicanyi ruharwa yagaragaye mu gihugu cya Uganda nubwo nawe urushinjacyaha bwaje kumukatira igihano cy'urupfu. Ubu bwicanyi mu ishuri ry'icuke rya Early Childhood Development Program Center bwabaye ku ya 2 Mata mu mwaka 2026 ahagana saa 5 z'amanywa, maze akabwira umwe mu barezi ko aje kuri gahunda yo kwandikisha umwana nubwo atari yamuzanye, ariko yaje yitwaje imyirondoro ye ndetse n'amafaranga agomba kwishura iki kigo. Amafaranga yose asabwa ndetse n'ibindi byose bisabwa Christophe Okelo yari yaje abyitwaje, ariko mbere yaho gato yuko yinjira muri iki kigo cy'ishuri habura nk'icyumweru kugira ngo aze kuri uyu mugambi wo kubasha kwica aba bana bagera kuri 4. Christophe Okelo yabanje kuganiriza umurezi amubwira ko afite umwana agomba kuzaza kwandikisha kuri iki kigo, maze umurezi nawe aramubwira ngo nta kibazo rwose uzaze wandikisha umwana. Christophe Okelo haciyemo icyumweru kimwe nibwo yaje, ariko yari yitwaje ibyuma mu nkweto yari yambaye, ariko uyu murezi we ntabwo yamenye gahunda Christophe imuzanye, yari azi ko aje kwandikisha umwana bisanzwe nk'uko yari yabimusabye. Maze Christophe Okelo avugana n'uyu mwarimu amuhereza imbumbe yose y'amafaranga ikigo cyasabaga. Mu gihe uyu murezi yari akiri kubara amafaranga Christophe Okelo yari amaze kumushyikiriza, nibwo Christophe Okelo yahise asohoka hanze gato amera nk'aho agiye kwihagarika. Ubwo abana bari bari mu kanya ka break cyangwa se umwanya wo kwidagadura. Ubwo ni ya masaha abana basohoka maze bakabasha kujya kunanura umubiri bagakina udukino dutandukanye bakishima mbese. Ubwo hanze hari abana bose basohotse bishimye. Ntihaciyemo iminota myinshi maze ibyishimo by'abana bari bishimye hanze byaje kuvamo amarira menshi ndetse n'imiborogo. Christophe Okelo nibwo yakase hirya maze yerekeza aho abana bari bari. Uyu mwicanyi kuko yari yamaze gupanga umupango wo kuza kwica aba bana, yahise agera aho abana bari maze akuramo icyuma mu nkweto yari yambaye abakasa umwana wa mbere. Abafasha umwana wa mbere maze amukata umutwe. Abandi bana bari bari hafi yabo nibwo bavugije induru maze bakwirwa imishwaro batangira kwiruka. Wa murizo wari uri mu ishuri kubara ya mafaranga yahengeje mu kadirishya gato maze abona Christophe Okelo afasha umwana wa kabiri ashaka kumutera icyuma. Umurizi yasohotse yirukanka maze yerekeza hamwe Christophe Okelo yarari. Agiye kumugera impande abona kana kararyamye Christophe Okelo yamaze kugakata umutwe. Umurezi n'umujinya mwinshi ndetse n'ubwoba budasanzwe yafashe kimwe mu bikinisha abana bakinisha cyari kiri kuri iki kigo abana bigaho, ubwo ndavuga twatugara abana baba bari gukiniraho ku ishuri, maze agakubita Christophe Okelo. Yakamukubise avuza induru nyinshi cyane. Christophe Okelo nibwo yaje kurekura ka kana maze azasatira wa murezi nawe ashaka kumujomba icyuma. Akomeza kumubwira ko namubuza gukora umugambi wamuzanye muri iki kigo nawe ari buze kumujomba icyuma. Umurezi nibwo yavugije induru maze ajya guhuruza abandi barezi bari bari kuri icyo kigo abana bigagaho. Abandi barezi bamaze kuza bihuta nibwo basanze Christophe Okelo amaze gukata imitwe abana bagera kuri 3. Birukanse bajya guhuruza umusekirite wari uri hafi aho ngaho kuko ikigo abana bigagaho cyari cyegeranye n'urusengero, maze umusekirite w'urusengero azanana ba barezi birukanka baza gutabara ngo barebe ibimaze kuba, basanga Christophe Okelo amaze gukata umutwe undi mwana wa 4. Bose mu mujinya mwinshi n'uburakari bamuguye gitumo maze baramufata. Nyuma yo kumufata bahise bajya guhuruza inzego z'umutekano, abandi bana baryamye aho ngaho. Inzego z'umutekano zimaze kuhagera nibwo zahamagaye imbangukira gutabara maze bihuta n'abana kwa muganga uko ari 3, undi wa 4 kuko yari yamaze gushiramo umwuka. Ntibyatinze mbere yo kugera ku bitaro abandi bana bagera kuri 3 nabo bari bamaze gushiramo umwuka, byumvikane ko abagera kuri 4 bose bari bamaze kwitaba Imana. Na wa mwana wari wamaze gusigara ku ishuri polisi yahise imufata maze mujyana kwa muganga kugira ngo babashe gusuzuma umubiri we. Uburakari bwinshi ndetse n'umujinya mwinshi
benshi b'ababyeyi bari bamaze kugera kuri iki kigo, Christophe Okelo byagaragaraga ko nibamara kumufata nawe bari buze kumugirira nabi bitewe n'agahinda bari bafite ko kubuza kubura abana babo. Mu kumufata rero uyu mugabo kimwe mu byuma bigera kuri bitatu yari afite, icyo yari amaze kwicisha aba bana yahise agifata maze akinaga mu rugo rwari ruzitiye iki kigo abana bigagaho. Polisi nayo yahise itabarira hafi kugira ngo uyu mugabo bataza kumwica cyangwa se bakamukuramo umwuka ku buryo byaza kwica iperereza, kuko polisi ako kanya yahise itangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyaba cyateye Christophe Okelo kuza kwinjira muri iki kigo kugira ngo abashe gukora ubugizi bwa nabi bugeze kuri uru rwego. Christophe Okelo polisi yahise imujyana haba kugira ngo habashe gukomeza gukora iperereza. Bakimara kumugeza mu rugo, binjiye mu nzu Christophe Okelo yabagamo maze basanga harimo mashine ebyiri ndetse na telefone, yewe harimo n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose bamusanganye ni bimwe mu bimenyetso bakomeje kwifashisha kugira ngo iperereza rikomeze kuri uyu mugabo Christophe Okelo. Nubwo mu nzu bamusanganye ibindi byuma bitanu bisanzwe, nyuma y'iminsi yonyine 11 Christophe Okelo yahise atabwa muri yombi maze aza kugezwa imbere y'ubutabera kugira ngo abashe kuburana ibyaha bine yari akurikiranyweho by'ubwicanyi. Mu kwiregura Christophe Okelo yavuze ko asanzwe afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ariko ubushinjacyaha bwagaragaje ko nta bimenyetso mpamo byerekana ko Christophe Okelo yaba afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kuko ubushinjacyaha bwavuze ko Christophe Okelo byose yabikoze yigiza nkana kandi abikora ku bushake, kuko yari afite ubushobozi bwo kuba yareka gukora amahano yari ari gukora. Mu kuburana imbere y'umucamanza, Christophe Okelo yagiye yisekera maze akaza kuvuga ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe. Mu mpapuro baje kumusangana barazirebye maze basanga Christophe Okelo ntabwo afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, kubera ko akimara kuvuga ko ari umurwayi wo mu mutwe bahise bajya kumupima koko kugira ngo babashe kumenya niba ari umurwayi wo mu mutwe, maze basanga uyu mugabo ni mutaraga, ni muzima. Christophe Okelo nibwo nyuma ubushinjacyaha bukuru bwo mu gihugu cya Uganda bwaje kumukatira igihano cy'urupfu, kubera yuko iki cyaha yakoze ni icyaha ndengakamere. Ibi babikoze kugira ngo atazagera n'undi muntu wo muri Uganda uzongera gutekereza kuba yakora ikintu nk'iki ngiki, kuko ari icyaha ndengakamere. Mu gihugu cya Uganda igihano gihabwa umuntu wakoze icyaha kiremereye cyangwa se gifite ubukana budasanzwe ni igifungo cy'imyaka igera kuri 35 ariko itarenga. Naho umuntu wabashije gukora ubwicanyi ndengakamere nka Christophe Okelo ahabwa igihano cy'urupfu bitewe n'uburemere Christophe yakoranye iki cyaha. Ubushinjacyaha bukuru bwo muri Uganda bwahise bumukatira igihano cy'urupfu kugira ngo atazagera n'undi munya-Uganda utekereza gukora iki kintu, kuko ni ikintu kiremereye cyane. Byari amarira menshi ndetse n'agahinda kadasanzwe ku babyeyi b'aba bana. Ubwo Christophe Okelo yari mu kuburana, nta muntu n'umwe wo mu muryango we wabashije kugaragara imbere y'ubutabera nk'uwaherekeje Christophe Okelo kuburana, ariko imiryango y'abana biciwe abari baje bari benshi kugira ngo batege amatwi bumve urubanza rwaregagamo Christophe Okelo wari umaze kubahekurira abana babo. Bamaze kumva ko Christophe Okelo bamukatiye igihano cy'urupfu barishimye cyane, kubera ko nayo yari yamaze kubahekura. Icyemezo cyo gukatira urwo gupfa Christophe Okelo cyafashwe ku ya 30 Mata mu mwaka w'2026. Mu bana bane Christophe Okelo yabashije kwica harimo 3 b'abakobwa ndetse n'umuhungu umwe. Nta kundi Imana ikomeze kubahereza iruhuko ridashira.